Yesu ari kumwe nawe kukubwira ngo witaka. Yesu ari kukubwira ngo wirira. Yesu ashimwe cyane. Uyu ni we wabyihererejeho byose. Uyu ni we uhoza abarira. Uyu ni we utabara abarengana. Hoya birashoboka ko ibiri kukuriza waba uri kurengana, kandi koko waba uri kurengana rwose, ariko Yesu ni we ujya urenganura abarengana. Yesu nashimwe. Ndabasuhuje bakunzi beza, bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi ba Panoel TV. Amahoro y'Imana n'abane namwe. Abarwayi Imana bakize, abashonje Imana bagaburire, abambaye ubusa Imana bambike, abo tameze neza mu ruhande rwa buri umwe wese bitewe n'icyo akeneye. Data wa twese ababe hafi. Turagarutse rero, tugarutse mu ijambo ry'Imana. Ndabizi neza mukunda ijambo ry'Imana, kandi koko ijambo ry'Imana n'ubuzima, kandi koko ijambo niryo rizatubatura, kandi koko ijambo n'imirwari twireberamo, ijambo ryatumye tubaho, ijambo ryatumye tugira ubuzima. Rero ifite ijambo ry'Imana buryo bukomeye. Ifite ijambo ry'Imana Satani ntabwo yagutsinda uko abyumva n'uko abishaka, ahubwo umutsindisha ijambo wowe ubwawe uzi. Turagarutse rero ku ijambo ry'Imana. Reka tubaze dusenga Imana. Mana Data wa twese, Imana ko no kwizerwa, aya masaha meza tugushimiye ko duhaye akanya keza kugira ngo tubashe kuganira n'ubwoko bwawe ku ijambo ryawe. N'ukuri ijambo niryo ryatubatuye. Iri jambo iyo turivuze dukora komera. Iri jambo iyo turisomye tugira imbaraga zindi. Iri jambo rituma tutiheba. Iri jambo rituma tutigunga, kubera ko iri jambo Uwiteka ryatumye tubaho. Turagushimiye rero, turasenze Mana kugira ngo buri muntu wese uri buryumve avukurwa ku rwego rumwe ashyirwe ku rundi. Ntabwo Mwami tuje hano kugira ngo bibe impfabusa gusa, ahubwo tuje hano kugira ngo hagire umuntu umwe wakizwa. Tuje hano kugira ngo hagire umuntu wava ku byo yari arimo. Tuje hano kugira ngo hagire uva ku rwego rumwe ajye ku rundi, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Urakoze, urakarama rero ko uri Imana yacu bwite, kandi ukaba uri Imana ibishoboye, kandi ukaba uri Imana idahinduka. Tugwaye ikaze na karibu muri iri jambo kugira ngo rikorere mu Mana. Hari umuntu waba ufite umutima uhagaze agahemburwa nawe. Hari umuntu waba urwaye agakira. Hari umuntu waba wabuze igisubizo ukamuhereza igisubizo. Hari umuntu Uwiteka waba watawe Mana ukamutoragura. Hari umuntu imiryango yaba yavuyeho Mana ukamwiyegereza. Hari umuntu abakomeye bavuye waba Mana wamwiyegereza. Hari umuntu umutima uhagazemo, ariko Uwiteka kubwira ijambo wakora imirimo n'ibitangaza. Kuri iri jambo Mana wahembura. Muri iri jambo Mana watanga imbaraga zidasanzwe. Muri iri jambo Mana watanga kwizera gushyitse. Binyuze muri iri jambo Mwami Imana zima, hakoreka ikintu cy'imbaraga kandi gikomeye. Urakoze rero, turagushimiye ko uyu mwanya iminota n'amasegonda tugiye kumara hano hantu. Uwiteka ugiye kwihesha icyubahiro, kandi ukatugirira neza cyane rwose, ukaturengera, ukadutabara, ukatubera Imana, ukatubera ibyiringiro. Urakoze, ni mu izina ryera rya Yesu senze nizeye kubikora. Amen, amen. Yesu abagirire neza, kandi Yesu abaha umugisha. Tuje gusoma ijambo ry'Imana. Ndashaka kukubwira ngo ukomeze ube ku mavi, kubera ko kuba ku mavi hajya hava igisubizo. Kuba ku mavi yo gutakambira Imana hajya hava byose twifuza. Yesu ashimwe cyane. Iyo washyize ivi hasi usenga, byanga byakunda, Imana ibana nawe. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Dusanga mu butumwa bwiza ko dusanga mu byakozwe n'intumwa dusanga mu byakozwe n'intumwa ibice 10. Yesu ashimwe. Turasoma umurongo wa 2 wonyine. Haravuze ngo mutwe w'ijambo aravuga ngo marayika abonekera Koroneliyo. Umurongo wa 2 aravuze ngo yari umuntu w'umunyedini wubaha Imana n'abo mu rugo rwe bose. Wagiraga abantu ubuntu bwinshi. Yagiriraga abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Amina. Turasubiramo. Yari umuntu w'umunyedini
wubaha Imana n'abo mu rugo rwe bose. Wagiraga abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana budasiba. Yesu aduhana umugisha. Aleluya. Bibiliya ijambo ry'Imana ritubwiye iki? Ndashaka kuvuga kuri uyu mugabo bita Koroneliyo. Cyakora igihe cya Koroneliyo cyararangiye, ni icyawe kigezweho. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya tubwiye ngo yari umunyedini, ariko nubwo yari umunyedini yubahaga Imana. Aleluya. Usibye kubaha Imana, yubahaga n'abo mu rugo rwe bose. Uyu Koroneliyo, Yesu ashimwe. Kandi ngo yagiraga ubuntu bwinshi. Muri uko kugira ubuntu bwinshi yasengaga Imana ubudasiba. Rimwe, yari umunyedini. Kabiri, yagiraga ubuntu bwinshi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yagiraga ubuntu bwinshi. Mu yandi magambo, muri ubu buntu n'uwo mu rugo yabonaga ko amugirira ubuntu. Koroneliyo yari umuntu ukomeye, utagira ngo ari umuntu woroheje. Ariko reka nkubwire, burya nubona n'abo mu rugo rw'iwawe baguhamiriza, ujye uvuga ati kabisa. Yesu ashimwe cyane. Ariko icyo nshaka kuvugaho cyane ni iki? Nshaka kuvuga uburyo yasengaga Imana ubudasiba. Gusenga Imana ubudasiba. Uzi ko gusenga Imana ubudasiba bituma hari ibintu byinshi bidafite umumaro utajyamo. Uzi ko gusenga Imana ubudasiba bituma utapfa gucumura uko wiboneye. Uzi ko gusenga Imana ubudasiba byirukana imigambi y'abadayimoni. Uzi ko gusenga Imana ubudasiba bikuraho imigambi y'incakura. Uzi ko imbaraga z'abarozi ziburizwamo, imbaraga z'abazimu zigahunga, imbaraga z'abakurwanya zigahunga, imbaraga z'ibiguhiga zigahunga, imbaraga z'ibigutoteza zikigirayo, kubera ko wasenze Imana ubudasiba. Gusenga Imana ubudasiba, uzi ko gushyira ivi hasi uhamagara Imana. Haleluya. Bivuguruza umugambi mubi w'abadayimoni. Uzi ko abantu bateranira kukurwanya, bagateranira kuguhagurukira, ariko kubera gusenga Imana, kubera kuganira nayo. Ubundi gusenga no kuganira n'Imana, kubera kuvugana nayo, ari ahantu uhurira nayo. Aleluya. Dufite ubuhamya bw'abantu bashize ivi hasi, kandi muri gushyirira ivi hasi bikabatsindishiriza. Yesu ashimwe. Gusenga bivuguruza imigambi y'abazimu. Gusenga bivuguruza imigambi y'abakuroga. Gusenga bivuguruza imigambi y'abakugirira nabi. Gusenga babitegura bari hirya, bakabitegura utabizi, ariko wowe n'Imana ugashyira ivi hasi uhamagara Imana. Hanyuma Imana ikakubwira ngo mwana wanjye, bari bagambiriye gutya na gutya, ariko ndi Uwiteka Imana nanjye mbitesheje agaciro. Ndi Uwiteka Imana nanjye mbikuyeho. Ndi Uwiteka Imana mburishemo iyo migambi yabo yose, ifashe ubusa. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma bagakorwa n'isoni bakamwara, batazi ngo byagenze gute. Kandi nuko wagize gute? Nuko washyize ivi hasi, wasenze Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru. Hano ijambo ry'Imana rivuze ngo iki? Ngo nuko yari umuntu w'umunyedini wubaha Imana. Ugize gute? Wubaha Imana. Ntiwasenga Imana utayubaha. Yesu ashimwe. Icyo gihe reka nkubwire ngo waba uri kuruhira ubusa, waba uri gutera waraza, ibyo waba urimo ntabwo waba ubizi. Yari umunyedini ariko wubaha Imana. Kuba umunyedini ntabwo bihagije, uko ni ukubatwa n'amategeko yayo, ariko yari umunyedini ariko wubaha Imana. Mu kubaha Imana harimo kureka icyaha n'igisa nacyo. Mu kubaha Imana harimo kureka ibyo kamere yanga, hanyuma ugakora iby'umwuka agutegeka. Yesu ashimwe cyane. Rero uyu Koroneliyo yubahaga iki? Yubahaga Imana. Ndetse aleluya. Kandi n'abo mu rugo rwe bose, ntabwo wakura
wubaha Imana utarabona ngo hanyuma usuzugure abureba. Ikizatubwira ko wubaha Imana nuko ubasha kubaha abo muri kumwe, ubasha kubaha abo mukorana, ubasha kubaha abo mugendana, ubasha kubaha umusengana. Yesu ashimwe cyane. Bityo bizaduhesha kumenya kugira gute wubaha Imana. Ngo Koroneliyo yubahaga Imana ndetse n'abo mu rugo rwe bose, uhereye ku mugore we ukageza ku bana, ukageza kuki, ukageza ku bagaragu. Abo bose yagiraga gute? Yarabubaha, yubahaga Imana n'abo mu rugo rwe bose. Ngo yagiriraga abantu ubuntu bwinshi, yagiriraga abantu ubuntu. Hanyuma bishatse kuvuga iki? Yababazwaga n'ikibabaje mugenzi we. Ntabwo yishimiraga ibibazo bya mugenzi oya, ahubwo yababazwaga nabyo, ahubwo agashakashaka uburyo yagira gute yamukura muri bya bibazo. Yesu ashimwe cyane. Ngo yagiriraga abantu ubuntu, ubuntu bushize mu bantu. Haleluya. Ubuntu bushize mu bantu rwose. Iyo witegerezwa kanaka nagende nta kintu cyengeye namuhereza ariko Koroneliyo we ngo yagiriraga abantu ubuntu bwinshi, hanyuma agasenga Imana ubudasiba. Narije kukubwira ngo gusenga Imana ubudasiba, haleluya, ukagira n'ikiganiro nayo, yarangiza ikakumenera amabanga, yarangiza ikaguhereza amakuru y'ijuru, yarangiza ikaguhereza amakuru yizewe, yarangiza haleluya mu gusenga Imana ubudasiba. Yusenga Imana ubudasiba, yuhamagara Imana ubudasiba. Hoye igenda ikumenyesha iby'iminsi n'ibihe, igenda ikwereka aho ugomba kunyura, igenda ikwereka aho ugomba gushinga ikirenge, igomba kukwereka aho ugomba kuba. Yesu ashimwe cyane. Gusenga Imana ubudasiba, guhamagara Imana ubudasiba birenze guhamagara abakomeye, birenze guhamagara inshuti zo mu isi, birenze kuba ahantu hakomeye, kubera ko Imana yigukomeje. Haleluya. Ikugenera abagukomeza, ikugenera abakwitaho. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Kubera ko uganira nayo. Kandi reka mubwire, Satani atinya umuntu usenga. Atinya umuntu usenga ku kigero udashobora kubyumva. Umunyamasengesho ahari hose ararinzwe. Umunyamasengesho ahari hose ararinzwe. Niwasenga Imana ubudasiba utari umunyamasengesho ntabwo byagukundira, kuko nta nubwo wabona icyo uyibwira. Amagambo yagushirana, amagambo yagukamana. Ariko umuntu usenga Imana ubudasiba aba afite ubusabane nayo. Haleluya. Kandi ufite ubusabane bwawe n'Imana, Imana igwishura amakuru yose, ikayagwera ku gihe, ikaguhereza amakuru yizewe. Yesu ashimwe cyane. Ikayaguhereza aazete. Haleluya. Reka mubwire, wowe urushye kandi uremerewe, senga. Wowe byacanze, senga. Wowe wabuze uburyo, senga. Wowe udafite icyerekezo cy'ubuzima, senga. Wowe uri kwibaza ngo mbese uyu mwaka ndaza kubamo gute, senga nshuti yanjye. Haleluya. Senga uhamagara Imana, senga uyinginge. Ni ukuri Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, iyi dusenga itureba tutayireba, iyi duhamagara ikatwitaba. Byanga byakunda mu gusenga harimo imbaraga zishoboye, harimo imbaraga zishoboza, harimo imbaraga zinesha, harimo imbaraga zitsinda abasimu, harimo imbaraga zirwanya abakurwanya, hari imbaraga zihagurukira ibyaguhagurukiye. Yesu ashimwe cyane. Wirwanisha umunwa ahubwo rwanisha gusenga. Haleluya. Gusenga. Hana yasenze Imana, arayihamagara, bigeraho ayihamagara nk'ibubu. Yesu ashimwe cyane. Ariko Imana imuhereza icyo yasabaga, gusenga. Hari abasenze Imana,
hari abagabo basenze Imana. Umugabo bita Daniyeli yasenze Imana ubwo itegeko n'iteka ryari ryamaze gucibwa. Yesu ashimwe cyane. Ariko reka nkubwire, abamugambaniye, abari bahagurukiye ubuzima bwe, Daniyeli yasenze Imana ngo asenga akinguye dirishya ngo ryerekere ibwami, ngo hanyuma ngo muri kwa gusenga umunsi Daniyeli bamutaye mu rwobo rw'intare, reka nkubwire ngo yavuye ari muri muzima. Kandi babandi bari bamuhagurukiye sha bamajugunyemo, intare zarabakocaguye. Reka nkubwire, mu gusenga bizatuma intare zari zizituwe kugira ngo zikurye, Uwiteka Imana azazifunga iminwa, hanyuma uhatambuke. Ho bari bazi ko uri bupfire ntuhapfire, ho bari bazi ko biri burangirire ntibirangire, ahubwo bisange bitangiye. Haleluya! Kubera ko wasenze Imana. Gusenga harimo ibanga, gusenga harimo ibanga. Yesu ashimwe cyane. Reka nkubwire ngo uyu mugabo Koruneliyo, igihe cyarageze Uwiteka Imana imutumaho Petero, ngo Petero agezeyo haravuga ngo mu mahanga yose mbonye ko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose abayubaha bagakora ibyo gukiranuka, abo ngabo igize gute? Irabemera. Haleluya! Niwubaha Imana ugakora ibyo gukiranuka, Imana izakwemera. Kandi nimara kukwemera, reka nkubwire ngo izakwemeza abandi, reka nkubwire ngo izakwemeza ibitarakwemeye, reka nkubwire ngo izakwemeza ibyakubengutse. Eta yasirebo elestance grere sasomene gidemo. Ni usenga Imana, reka nkubwire ngo izahagarukira ibyakuhagurukiye, izarwanya ibyakurwanyije. Nusenga Imana izagutsindira abarosi, nusenga Imana izagutsindira. Imana ishimwe, izatsinda Satani, izatsinda abadayimoni, izatsinda ababisha. Niwasenga Imana. Hari ibanga riri mu gusenga nshuti yanjye, hari ibanga riri mu gusenga Imana, hari ibanga riri mu guhamagara Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Hari ibanga, hari ibanga. Hari abantu dufite hano bafite ubuhamya kubera ko basenze Imana, bafite ubuhamya bw'iby'Imana ikoze kubera ko biringiye Imana. Twese turi ubuhamya mu kwiringira Imana, turi ubuhamya mu gusenga Imana. Yesu ashimwe cyane. Iyo wasenze Imana nta kizu ukena. Iyo wahamagaye Imana, reka nkubwire, igufasha mu rugendo. Gusenga Imana. Haleluya. Igihe kimwe nageze nsenga Imana, ndibona ndi mu nzira z'inzitane, mbona bizarangiye, mbona ibyanjye bindangiriyeho, hahandi abantu baba bakuvuyeho, hahandi abantu baba bagushizeho, hahandi nta muntu uba wifuza ko wakubura umutwe, ariko Uwiteka Imana musenze. Haleluya. Mbona ngarukaho, mbona ngirira ubuntu, mbona ngirira ibambe. Numva mbwira ngo mwana wanjye komera, numva mbwira ngo turi kumwe, numva mbwira ngo ndagushyigikiye. Yesu ashimwe cyane. Reka nkubwire ngo mu gusenga Imana birashoboka ko abavandimwe bakuvaho, kandi koko bajya bakuvaho kumugaragara izuba riva. Umuvandimwe wawe akakwihakana, akakubwira ngo genda, ntacyo gipfana nawe. Hasha, birababaza. Ariko reka nkubwire, hari Imana iri mu ijuru, hari Imana ijya yururuka ikavuga ngo nubwo bakuvuyeho, njyewe ndi Uwiteka Imana ndi kumwe nawe. Yesu ashimwe cyane. Uwo munsi ibere rimwe akakwihakana ku manywa y'ihangu neza neza, akakwihakana akakubwira ngo noneho bugiye, akakubwira ngo noneho buciye ahangaha, biragatsindwa n'Imana ho noneho kubona uwo wizeraga ari ukubwiye ngo ntacyo tugihuriyeho, akakubwira ngo ntacyo, nta mwanya wawe ngifite. Yesu ashimwe. Ariko reka mbabwire, umwanya wawe uhereza Imana. Haleluya. Akanya kawe gahereza Imana, kubera ko nugahereza Imana, Imana izibigukwiye kandi yakugenereye kuzabaho. Yesu ashimwe cyane. Imana Data wa twese yakugeneye kuzabaho, ukuzabaho bizwi nayo, biri mu biganza byayo. Haleluya. Birashoboka ko Petero yari yakohereje muri 2023, uwo yakuvuyeho aragenda rwose, ariko 2024 reka nkubwire ngo Simoni arahari. 2024 Simoni araje, aje kugufasha umusaraba, aje kugutwaza umusaraba. Reka nkubwire
imbaraga. 2024 Yesu aracyari muri biro. Haleluya. Yesu aracyari muri biro kandi aracyakora. Imana ishimwe. Ntabwo arananirwa, ntabwo ararambirwa, nukuri ibyo atakoze 2023 2024 ari mu kazi. Wopfa kuyikiranukira gusa, upfa kuyiba bugufi, upfa kuba ku birenge byayo. Yesu ashimwe cyane. Upfa kuba uzi neza ko mubana nayo kandi muganira nayo nta kintu umutima wawe ugushinja. Yesu ari muri biro aracyakora. Haleluya. Aracyakora. Reka mvuge ngo aguhereho, reka mvuge ngo agusubize, reka mvuge ngo akumare umubabaro, reka mvuge ngo akurwanirire, reka mvuge ngo agutsindishirize ayo marira urira, ayo marira ukurira uyu munsi wa none. Hoya nufite umuntu yaguhoza, nufite umuntu wakurengera, nufite umuntu wagutabara, nufite umuntu wakubwira ngo impore. Ariko Yesu arahari ari kukubwira ngo impore. Yesu ari kumwe nawe kukubwira ngo witaka. Yesu ari kukubwira ngo wirira. Yesu ashimwe cyane. Uyu ni we wabyihererejeho byose. Uyu ni we uhoza abarira. Uyu ni we utabara abarengana. Hoya birashoboka ko ibiri kukuriza waba uri kurengana, kandi koko waba uri kurengana rwose, ariko Yesu ni we ujya urenganura abarengana. Umuntu yagutabika rwose akagushyira hasi akakurimbura akakurangiza, ubuzima bukakurangiriraho neza ukabona burarangiye. Ariko reka nkubwire ngo Yesu ni umufasha mwiza, ujye ubasha kudufasha muri uru rugendo. Yesu ni umufasha mwiza, ujye ugukomeza, agasanga imbaraga zari zarangiye, agasanga wari watendebutse byanze rwose, akaguhagurutsa, akakubwira ngo ngera ukomere, akakubwira ngo ngera usubire mu imbaraga, akakubwira ngo ubu ndahari nje ku buzima bwawe, akakubwira ngo nje kukuneshereza. Koroneli ngo nuko asenga Imana ubudasiba. Haleluya. Senga Imana ubudasiba. Yesu urabizi ko Yesu ajya atanga inshuti. Yesu urabizi ko Yesu ajya atanga abavandimwe. Yesu urabizi ko Yesu ajya atanga ababyeyi. Yesu urabizi neza ko Yesu, haleluya, umugabo bita Yesu nukuri ajya twitaho. Yesu nukuri ajya tuba hafi akatwiyegereza, akadukura akatwiyegereza, akavuga ati Adeline ngwino hano, inshuti zagiye ngwino, abavandimwe bagiye ngwino, nta babyeyi bahari ngwino. Haleluya. Yesu we, nzakubaha akaramata, sinzakuvaho, sinzaguhemukira. Haleluya. Ariko ibyo bivahe? Ibyo biva mu busabane ufitanye nawe, ibyo biva mu bushuti ufitanye nayo. Yesu ashimwe cyane. Ubundi uri inshuti n'umuntu, mu gitondo arakubaza ngo waramutse uti, ni mu kumanga akubaza wiriwe ute, wariye. Haleluya. Ni mugora akabaza uko wiriwe, hanyuma akakubwira ngo urare neza. Yesu ashimwe cyane. Iyo muri inshuti n'umuntu, ahora ashaka ikintu kikunezeza, ahora yifuza ko waseka, ahora yifuza ko nukuri utagira ikibazo runaka. Yesu ashimwe cyane. Nimba uri inshuti na Yesu, reka nkubwize ukuri, ibyakurizaga ihanagure, ibyaguteraga uvuga ngo kwisha. Haleluya. Nukuri reka nkubwire, nimba uri inshuti na Yesu, nasanze Yesu kuba inshuti nayo, kuba inshuti nawe, ukaba inshuti na Yesu, ibyari bikwasamiye ntumenye igihe yabibumbiye iminwa, ibyari byakurwanyaga ntumenye igihe byarangiriye. Yesu ashimwe cyane. Cyakora kurwana n'ukwacu. Ijambo ryavuze iki? Ryaravuze ngo nuca mu mazi ntazagutembana, nuca mu muriro ntuzagutwika. Ariko reka mbwire inshuti yanjye uzaba wugezemo. Haleluya. Ariko ikizakubwira ko Imana muri kumwe nuko uzawutambukamo ngo pyo, ubona urarenze, ubona uciyeho, nta gikuba gicitse, ubona uciyeho, nukuri utandagaye, ubona uciyeho, nukuri utamwaye, ubona uciyeho. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nari nikubwira ngo senga Imana udasiba. Imana gusenga ni intwaro, ni intwaro ya kirimbuzi izirimbura imbaraga zose
zari zihagurukiye ubuzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Gusenga bikoreshe none aho umaze kunyumva, bikoreshe wowe nteze amatwi, bikoreshe inshuti yanjye wafashe akanya ko kureba ukumva ugatega amatwi. Koresha iyi ntwaro bita gusenga maze wirebere. Umwazi Theo nkunda cyane niwe wavuze ngo Imana igusubije ngo batangira kubwira ngo natwe ngo twaragusengeye cyane. Yesu ashimwe cyane. Birashoboka ko batagusengeye cyane, ariko muri kwa kwizera wagize kukaba kwarakurwaniriye, kukaba kwaranesheje abazimu, kukaba kwaranesheje abadayimoni, kukaba kwarahagaze iburyo bwawe. Yesu ashimwe cyane. Reka nkubwire ngo senga Imana, reka nkubwire ngo iringire Imana, reka nkubwire ngo umwanya wo guhamagara abakomeye hamagara Imana, umwanya wo guhamagara inshuti hamagara Imana, umwanya wo guhamagara abavandimwe hamagara Imana. Niwayihamagara irazana igisubizo gishyitse. Birashoboka ko wakwitabaza umuntu, ariko nyamara umuntu akakumvira ubusa. Nyamara umuntu wamubwira nonaha bikarangira akubwiye ati wapi, bikarangira akubwiye ati nonaha nta gisubizo cyangwa mfite, cyangwa se telefone ntayitabe ugasanga iri busy. Ariko ubwira ngo telefone y'Imana ntigiba busy. Hamagara Imana, hamagara Imana. Ayo marirurira yahanagura, hamagara Imana. Ibyo biri kwibaza bivemo, hamagara Imana. Yesu atanga igisubizo gishyitse. Yesu ashimwe cyane. Yesu aragutabara. Yesu ajya atabara n'ukuri turabagaho kubihamya. Yesu ajya arengera n'ukuri turabagaho kubihamya. Ariko koresha intwaro bita gusenga. Reka ikirere gisa nacyo, hanyuma ushora ivi ryawe urishyire hasi uko abandi bashora amamiliyoni yabo. Shora ivi ryawe, kubera ko wowe n'ubundi ayo miliyoni nta nayo wabona rwose, ntayo wifitiye. Ariko niwashora amavi, aya mavi abasha kuzana izo miliyoni. Yesu ashimwe cyane. Ayo mavi abasha gukora imirimo n'ibitangaza. Ayo mavi abasha gukora ikintu cy'imbaraga. Ayo mavi abasha gukora ikintu kidasanzwe. Abasha gutitiza abadayimoni, agatitiza abasimu. Hanyuma imiryango ikavuga ati koko burya n'Imana ibikoze. Hanyuma umutware wakavuga ati koko burya umugore wanjye yarasenze. Hanyuma umugabo wawe, hanyuma umugore wakavuga ati koko burya umugabo wanjye yarasenze. Abana bakavuga ati koko ababyeyi barasenze. Ni RBN kuwa gusenga harimo gusenga. Iyo umuntu asenganye umwete bigira umumaro, iyo umuntu asenganye umwete. Hanyuma rero reka dusenga Imana, icyo nashaka kubwira ngo rero ngo usenge hejuru y'intambara uri kurwana, hejuru y'ibibazo uri gucamo, hejuru y'ibintu bikugoye. Senga Imana kandi uraza kubona igisubizo. Nusenga Imana n'ukuri uzambwira ko wabonye igisubizo kandi kinyuze umutima wawe. Reka soze mbasengere Imana nanjye. Mana Data wa twese turasenze cyane, unyemerere uhoze imitima y'aba bantu bari kurira, utabara abantu bari bihebye, utabara abantu bari babuze uburyo, ubereka inzira aho bagomba guca, ubereka inzira aho bagomba kunyura mu izina rya Yesu, kandi ubahereza icyo bagomba gukora, kubera kuri Imana ibishoboye. N'ukuri tuzashima izina ryawe. Erega ntujya wemera ko twese twababara, ahubwo unezezwa nuko twese twakwishima. Urakoze rero, ndagushimiye ko ari abantu benshi usanze kandi ugiye guhereza uburyo bwiza, ukabahereza umuyoboro mwiza wo gusengeramo. Mu izina ryera rya Yesu dusenze twizeye. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. Yesu abahereza umugisha. Amen.